noneho uyu munsi inshuti zacu, abakunzi bacu badukandiye subscribe, ntabwo twakwihererana ibyiza twamenye, ntabwo twakwihererana iyi interinete y'akataraboneka. Ino interinete iri gukoreshwa n'abantu hafi ya bose ku isi. Nta muntu ugitanga amafaranga ye, nta muntu ugihendwa na interinete, nta muntu ugihendwa na bando. Mbese igisubizo nta kindi ni HA Tune Plus. Hari abantu rero batazi kuyikoresha, hari n'abayifite bayikoresha ariko batazi uburyo bayikoresha neza, batazi icyo bakora kugira ngo ibe iri stable. Ujye kuri YouTube, ujye kuri WhatsApp, ukoreshe TikTok, ujye ku mbuga nkoranyambaga zawe kandi neza ntacyo wikanga. Utavuga ngo internet irashize, amafaranga ko nayafite ndabigenza gute? Reka ngusuhuze. Niba ufunguye ino link ari mu gitondo, waramutse neza. Niba ari saa sita z'amanywa se bwo wiriwe neza. Niba ari nimugoroba, reka nkubwire ngo umugoroba mwiza. Reka twebwe rero dutangire ino internet tukwereka uburyo ushobora kuyisetinga muri telefone yawe ukayikoresha neza ubudahagarara. Reka dutangirane na wa muntu uyifite iri installed muri telefone ye ariko utazi uburyo yayisetingamo kugira ngo ibashe gukora. Hano ngewe uko bigaragara irasetinze. Reka rero twereke wa wundi utazi kuyesitara. Niba hari umuntu uyiguhaye, reka tukwereke uburyo wabigenza ukayesitara muri telefone yawe. Noneho turi bukwereke n'uburyo ushobora kuyikoresha iri stable idahagarara, utari kugira utubazo twa hato na hato ugenda yikupa. Uraza hano rero kuri app yawe uyifungure. Numara kuyifungura uzasanga bimeze gutya. Icyo uzakora rero, uzamanza ufungure ino custom setup. Numara gufungura kuri custom setup, hano kuri custom host header niyo setting ugomba gusetingamo, ariko hari igihe uzasangamo ibindi bitari byo. Uzakora kuri aka kantu kari hano k'umukara. Hari igihe uzasanga ukiyifungura usange wenda isetinzemo kano ka mbere direct connection, cyangwa se usange hasetinzemo custom payload, cyangwa se usangemo ibindi bimwe muri bino biri hano. Ariko wowe icyo uzakora, uzahita uza ukande kuri kano ka gatatu aba ari kusetingamo custom host header. Numara kubisetingamo hari ahandi twasimbutse gato. Urabona kuri hano select port, hano hari P80. Hari igihe naho uzasanga atari byo biriho, uzakande hano. Hari P nyinshi zigiye zitandukanye. Ubu ni ubushobozi bw'uko zakora, cyangwa se ujyanyije na location urimo izo aho wabisetinga. Location rero twebwe turimo mu Rwanda na stability ifite, uzasetinga kuri P80. Yes. Noneho wenda urimo urabibona hano, twebwe ino website iriho riri free niyo dukoresha. Ushobora gushyiramo iyawe wowe ushaka, ariko twebwe n'abandi bantu benshi nabonye bakoresha ni Nyampinga. Uzaza uhite wandikamo, habaye hari indi nayo wayikoresha nta kibazo. wawa.ni nyampinga.com. Numara kubikora uzahita ukanda kuri start. Tayari internet yawe ishobora kuba izabigiye gukora. Gusa be attention, ino internet ikorana na MTN gusa, ntago ino VPN ijya iconnectinga ku zindi network zitari za MTN. Hano uzategereza tayari, kuko njyewe urabona ko nari nsanzwe nyikoresha hisiba connected. Noneho urabona hano kuri time left, wowe naba ari bwo bwa mbere uyisetinze uzasangaho iminota 30 cyangwa se iminota 29. Noneho njyewe uri kureba ko njyewe mfiteho amasaha 5 n'iminota 27 n'amasegonda 38.
icyo uzakora igihe uzaba ufiteho iminota 30 gusa kugira ngo wongere interineti yawe ikore iri stable, uzajya hano kuri add time. Urabona kuri add time ukuntu bahise bakubwira ngo watch the whole video to get more time, kukubwira ngo nyine kugira ngo ubone igihe kirekire cyo gukoresha interineti yawe idahagarara ugomba kureba video. Hano urabona ko birimo kurodinga, uzategereza ko baguha video yo kureba. Yego, uzakomeza utegereze wihanganye, hari igihe urodinga video igatinda, kugira ngo ubone video yo kureba bigatinda, bigasaba umwanya munini. Yes, ngira ngo urabibona ko amasaha abiri rero yadinzeho ngo 2 hours will be added. Ni short time. Ni kuvuga ngo amasaha abiri bitewe na video yabo turebye bahita bayadingaho. Uko niko uzajya ubigenza kugira ngo ubashe kugira interineti idahagarara, ikora stable, ujye kuri YouTube, ujye he. Reka basi noneho twebwe duhite tukwereka uburyo ikora neza. Niba wabashije kuyesitaramo wabibonye, wasetinzemo website yawe ihora iri free, urebye video uzajya ujya kuri add more time. Ngira ngo urabibona ya masaha 2 nari mfite ahisa 7. Aya ngaya urayakoresha non stop. Okay, wenda reka ngiye kuri YouTube. Ngira ngo urabona ko YouTube ikora neza nta kibazo, YouTube irakora cyane. Icyo usabwa wenda ni ugushaka utumegabyte duke cyane, ariko two kujya kuri Play Store ukadownloading iriya application, cyangwa se ukayaka inshuti yawe ikayiguhereza kuri WhatsApp, noneho ukayidownloadinga, ubundi nawe ukenjoyinga. Enjoy rero.